wigeze wumva iby'amategeko 48 y'ububasha? Igitabo cyanditswe na Robert Greene, umuhanga n'umwanditsi bifite muri iki kinyejana turimo. Bivugwa ko uramutse warasomye kandi ukumva neza aya mategeko wabasha kwigenzura ukagenzura n'abandi. Ariko nanone hari bamwe batabura no kuvuga ko uza aya mategeko neza ukanayakurikiza wajya kure y'Imana. Nk'ubu itegeko rya mbere riravuga ngo ntuzigere wigaragaza kurusha shobuja cyangwa se ukoresha ubushobozi ndetse n'ububasha, yaba ubw'amafaranga ndetse n'icyubahiro. Ibyo nubikora bosi wawe azakubona nk'umwana kandi nk'umwizerwa kuri we. Ibyo bituma kwigeza mu ntera, ibyo bizatuma nanone ukoreshwa asingiza bosi. Ibyo nabyo byerekeze ku kuba wazamurwa mu ntera. Ariko nanone mu gukora ibi harimo imbogamizi. Uramutse ubikoze cyane ukarengera ukamwereka ko ntacyo uzi, wasubizwa inyuma mu ntera wari urimo ukabura n'ubwo wari wambaye. Ariko nanone ubikoze neza wazamurwa mu ntera. Bose ugishyire ku nshuti, ahubwo iga no gukoresha abanzi bawe mu nyungu zawe bwite. Iri ni itegeko rya kabiri dusanga mu gitabo cy'amategeko 48 y'ububasha nk'uko cyanditswe na Robert Greene. Iri tegeko risobanurwa neza n'inkuru dusanga muri iki gitabo. Myaka ya za 800 mu bwami bwa Byzante hari umwami witwaga Michael wa gatatu. Yari afite inshuti ye magara yitwaga Basilius. Basilius yari umuntu usanzwe ukennye ndetse nta n'amafaranga afite. Umwami Michael yaramufasha mukura mu bukene, amuhereza amafaranga ndetse n'ubundi butunzi. Ikirenzeho amugira n'umuyobozi ukomeye mu bwami bwe, akazajya amushyingira abagore, akamuha ibindi bintu byose byiza. Umwami Michael wa gatatu yari azi neza ko ari kubaka umuntu uzamuba hafi, uzamubera inkoramutima mu gihe cy'imyaka yose azaba asigaje ku isi. Ariko ibi ntabwo ariko byagendekeye umwami Michael wa gatatu. Umunyarwanda yabivuze neza ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Uko iminsi yagendaga yicuma, Basilius yagize ubutunzi bwinshi arusha n'umwami. Atangira no kwifuza ko yamusimbura ku buyobozi. Ibyo ntabwo byarangiye mu bitekerezo, ahubwo byarangiriye mu bikorwa. Umunsi umwe umwami Michael wa gatatu ubwo yari yasinze cyane, Basilius yazanye n'abagambanyi bandi baramwica, bamuteragura ibyuma. Basilius yicaye aho ngaho ari kurebera. Mwibuke umwami Michael wa gatatu niyo nshuti yonyine yari yarubatse. Mu gitabo bagaragaza neza ko kuba wagira umwanzi inshuti yawe nicyo kintu cyiza waba ukoze. Nanone iyindi nama batanga ni ukugira inshuti mu buzima busanzwe, ariko ukirinda kuyizera cyane, kuko ibikuzi neza, ibizi intege nke zawe n'intege nyinshi zawe. Nanone batanga inama bavuga ngo utazigera ufata inshuti yawe uvange mu kazi ukora, kuko izakora nabi kandi ikore gake kubera izi neza kutayirukana. Followinga kugira ngo